turakwitabye karamenya gasani, twitabira ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, turabasuhuje. Aha tugeze ni kuri buri munsi, murakaza neza kuri buri munsi muri isanga. Kongereye tuyibutse kwa kuri buri munsi ari mu rugo, wiyumve mu rugo, ntugace ku rugo. Kandi turi mu mwiherero muri iki cyumweru ubwo turi kwitegura umunsi mukuru wa Ascension, Yesu asubira mu ijuru. Natwe turifuza ko Yesu natwe yatujyana mu ijuru. Yesu asubira mu ijuru, dusabe inema kwifuza kuzajya mu ijuru, amen. Umuntu wese kwifuza kujya mu ijuru nuko nyine aba ari no ku isi, ariko isi turimo ntabwo ari isi y'ababi, ahubwo ni isi y'abeza, y'abana b'Imana, aho twitegurira nk'abanyabyaha. Kuba rero umunyabyaha ntabwo uri umuntu mubi, ahubwo Nyagasani arifuza ko agusukura. Iyi si rero niyo kudusukura kugira ngo turusheho natwe kwitegura neza, maze tuzazamuke tujya mu ijuru. Ngiye rero Ascension no kuzamurwa mu ijuru tukabana n'Imana. Turimo turazirikana ku buzima bwo kubana n'abandi, la vie en communauté. Muri umwiherero wacu rero ndakwifuriza kuzareba ikikubuza ijuru, cyane cyane igihe ubana n'abandi. Burya mu buzima bwacu hamwe n'abandi hari igihe duhora tuvuga duti, Mana uyu nguyu yambujije, uyu nguyu aransikamiye, uyu nguyu angendaho, uyu nguyu ni mubi. Buri gihe tugashyira ibintu ku bandi ko ari bo babi. Wasanga se ari njye mubi, wasanga ari uriya mubi, wasanga nawe ari mubi. Ni ngombwa rero kunyuzamo tukibukiranya ko tutari abamarayika, ariko tutari n'amashitani, ko turi abantu. Wa muntu ushobora gukora neza rimwe, ikindi gihe akaba yakora nabi. Niyo mpamvu Nyagasani aba yongeye kudutumira muri ibi biganiro nk'ibi ngibi kugira ngo twongere twibutse ko turi abantu. Umuntu ntacyo atakora, ashobora gukora icyiza kimwe n'uko yakora n'ikibi. Ariko se nzabe nyamwongera bibi? Nzabe buri gihe ari njye ukora nabi? Ngaya rero amasomo tugenda duhabwa yongera gutwibutsa ko Imana yaturemeye gukora neza, Imana yaturemeye kuyisingiza, Imana yaturemeye kuzajya mu ijuru. Turi hano ku isi kugira ngo twitegure. Uyu munsi rero twateguriwe nanone ikiganiro, kiraba ikiganiro cya gatatu, uyu munsi nyine wa gatatu, kugira ngo Nyagasani uza buri gihe azi iwacu adufashe kubana neza. Hari ivuga Kinyarwanda igira iti, ntazibana zidakomanya amahembe, kandi ngo hari abantu hano kurunturuntu. Ariko rero iyo migani yose uko dukomanya amahembe, yaba twayakomanyaga turi kugira neza, turi kubana neza, turi gukora neza, ngira ngo nkore kuri mugenzi wanjye mukorere neza, byaba ari byiza cyane. Bityo naho hari impumuro mbi, bashyira impumuro nziza. Ntihakajya hano kurunturuntu, ahubwo hano ku buntu hahumure, plutôt hahumure ubuntu bw'Imana. Nyagasani atugirire neza. Turi muri communauté zacu aho bamwe babanira abandi nabi, ariko se kuki ntaba mu babanira abandi neza ngewe? Kuki buri gihe nahora ndi ikibazo ni nge kibazo? Kuki ntaba igisubizo ubundi? Isomo twateguye n'ubundi rirakomeza ku byo tumaze iminsi twakiriye umunsi w'ejo, aho dukuzirikana ubuzima bwa communauté, ko Nyagasani atwihanganira, ndetse ko nazo tugomba kwihanganira abandi. Ubundi iyo wabonye Imana wagumye no kwereka abandi. Reka twakire ijambo ry'Imana n'ubundi dusanga mu Ivanjiri uko yanditswe na Matayo mu kwa 13 umurongo wa 24 kugeza ku wa 30. Haravuga urumafu, aho dukomeza tureba harya ubuye mpuye n'ikibi mbigenza nte, iyo mpuye n'umuntu mubi mugenza nte. Nta kindi gisubizo usibye gukora neza igihe cyose uhuye n'umuntu utari mwiza. Uburyo ushobora gukunda ibintu ukarusha abantu. Nyagasani udukize, uduhe gukwakira neza mu buzima bwacu, tugukunde kandi dukunde n'abo waremye ndetse n'ibyo waremye. Isomo rero tujya kwakira, bumbura Bibiliya yawe maze turyakire. Yesu abacira undi mugani ati, ingoma y'ijuru imeze nk'umuntu wabibye imbuto nziza mu murima we, ariko igihe abantu basinziriye umwanzi we araza abiba urumafu hagati y'ingano, nuko arigendera. Ingano ziramera, zimaze kugengarara, ubwo urumafu narwo ruragaragara. Abagaragu basanga nyir'umurima baramubaza bati, shobuja, ntiwari warabibye imbuto nziza mu murima wawe? Niki gituma harimo n'urumafu? N'umwanzi wabigize. Abagaragu barongera bati, urashaka ko tujya kururandura? Ati, oya, muri uko gutoranya urumafu mutavaho murandura n'ingano. Nimureke bikure byombi kugera mu isarura.
igihe cy'isarura nzabwira abasaruzi nti nimubanze mutoranye urumamfu muruhambiremo imiba muyijugunye mu muriro naho ingano muzihunike mu kigega cyanjye. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Ikiganiro giherutse twabonaga imvugo itwerekeza ku koroherana, kwirinda kwihorera. Ubwo twabajijwe ikibazo, nawe wagiye ukibazwa mu mateka, usanze inzoka yizigiye ku gisabo cyawe wari wajishe neza, wabigenza ute? Bamwe bati twafata ibuye tugahondagura, twafata icyuma, twafata ubuhiri tugakubita ari inzoka n'igisabo byose bikagenda. Abandi bati nyamara ni ukwitonda, ni uguhendahenda ya nzoka kugeza igihe izizingurira ikagenda, ubundi igisabo cyawe ugakigumana na ya nzoka ikagenda amahoro. Ngiki cyo bita isarura. Urumamfu n'ingano Nyagasani ugera gutindaho ashaka kutwereka ko turi kuri ino si, ntabwo turi abamarayika ariko turi n'abashitani, turi abantu. Ko umuntu ari umunyabyaha ariko ko umuntu Imana ishobora kumutunganya. Rero kugira ngo umuntu atungane bisaba igihe kirekire, bisaba kwihangana, bisaba kugenda Imana ihendahenda. Wowe se guki Imana ifata umwanya nk'uwo ugenda ihendahenda, wabuzwa n'icyo gukomeza muri uwo murongo w'Imana uhendahenda mugenzi wawe? Tuzirikana ko turi muri ino si, ntabwo turi bamisi ikigoroye, ntabwo turi abere. Ngaho rero aho Nyagasani yifuza gutwerekeza ati ntabwo uri umwere, ndifuza kukugira umwere. Rero iyo ushatse kwigira umwere, niyo mpamvu ubugome buza, cyagihe ukayifatwa n'uburakari, umujinya, cyagihe mugenzi wawe nawe guhemukiye, mugenzi wawe yaguhemukiye, narinjye kuvuga umwanzi wawe akaza akayorwa rumamfu, hanyuma se nyuma ubigenza ute? Aho numera nk'abagaragu ati tujye kururandura, tujye kurutwika aka kanya. Oya, tegereza. Icyo gisubizo cy'Imana yamvuga ugira iti Dieu n'est jamais en retard, Dieu n'est jamais absent, c'est l'homme qui est impatient. Ngo Imana nta na rimwe ikerererwa, nta na rimwe itinda. Izo nosiyo zo gutinda gukerererwa ziherera ku bantu. Wa muntu we ubona Imana ngo yatinze akabyibwira, agatangira kivumbura, agatukana, agatongana, akagira nabi, bwa bugome bwawe bisha, bwa mujinya. Muradura nzuzi kubera iki? Ngo uri gukeka ko Imana idahari, urigeka ko Imana yatinze. Turaza gusaba inema yo kwihangana. Ubwo tujya kuzirikana ku ngingo igira iti kwirinda gukunda ibintu kurusha abantu. Akenshi ari ubwo dukira tugashaka gushaka ibintu byinshi cyane, ariko tukibagirwa ko abantu bashobora kuzatugeza ku bintu ari naho ubuntu bw'Imana buzagerera. Ese ni kangahe nagiye nimura Imana mu buzima bwanjye, nkimika ibigirwamana, nkimika ibintu rwa rumamfu. Nguko uko ushobora gukira, ukibagirwa gukinga, ukibagirwa gukiranuka. Ngibi ibintu byose tuza kuzirikanaho ko bishobora gutubuza Imana. Hari imvugo y'umuhanga igira iti ngo umuntu nakubwira ko agukunda, ngo ubanza ushyiremo ubushishozi urebe niba atari ibintu byawe akunze, kuko igihe nikigera niba ari bya bintu yakunze kuri wowe, hari igihe ushobora gukena. Kuko kuri ino si ibintu bishobora kwicurika, hari igihe ushobora gukena, hari igihe ushobora kurwara, hari igihe ushobora kugira ibibazo. Ese wa muntu azakomeza gukunde no muri cya gihe cy'ibibazo? Yamvugo kirate nigira iti amicus certus inire incerta cernitur, on distingue l'ami sincère dans les situations difficiles. Ngo inshuti nyashuti uyimenya ryari? Mu bihe bigoye, mu bibazo, mu bitotezo, na cya gihe ari mu bukene, na cya gihe yaguhemukiye. Burya niho ushobora kumenya n'inshuti yawe. Wa muntu waguhemukiye, niba koko ari inshuti ye, uzamenya uburyo umutwara kuko ari umuntu wawe nyine. Naho iyo atari inshuti yawe, ugira gutya neza kubera ko aguhemukiye, ugahita nawe ukuraho kubera gukunda ibintu kurusha umuntu. Wowe ntibirakubaho? Mubyeyi, iyi nkuru tujya kwakira iraza kugufasha kongera kureba niba nta rumamfu rwatangiye kuza iwawe, kugira ngo ugende buhoro buhoro uruhendahenda buhoro, urumamfu rw'umujinya, urumamfu rw'uburakari. Iyi nkuru ngiye gukubwira ushobora kuba warumvise, ongera uyumve. Ushobora kuba utarayumva, yumva n'ubushishozi bukomeye cyane, ariko hagati aho ufata agatambaro kawe, kuko hari aho uza kugera nawe ukarira kibazo uti haryo ubu ibi ngibi koko umuntu muzima yabikora nyine, kuko umuntu ntacyo atakora. Ashobora gukora icyiza, ashobora no gukora ikibi. Hagati aho ufata agatambaro kawe, ufate mushwari yawe, kuko hari aho ushobora kuza gukenera kurira, uze kwihanagura, ubundi ubuzima bukomeze. Dore ko turi hano ku isi, ibibazo biraza, amarira akaza, ariko tujye twiyukagira gute twihanagure. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, très loin,
ngo umugabo ngo yari umukire ariko azi no gushaka amafaranga, bya bindi by'uko nyine ntaje naryanga mu rindi, ashaka amafaranga hirya no hino, hepfo no haruguru, ayashakisha yewe n'ahandi yaguye mu rwobo, ndashatse kuvuga mu izina rwa rwobo dutamo imyanda, reka mvuge ntungarukira aho ngaho, nawe akajya gushakirayo, akajya kuhashakira. Nuko ngo uyu akaba yari umucuruzi ukomeye cyane, uyu mugabo umukire cyane, ngo yacuruzaga n'amamodoka, ngo ku buryo yajyaga kurangura imodoka, yajyaga kugura imodoka, yaza yamimarana iminsi nk'ingahe ari kwigendamo agahita ayigurisha. Umunsi umwe araza kugura imodoka, kwa kundi umuntu agira tombora mu buzima, aguze imodoka ihenze cyane kandi ikomeye kandi nziza. Nuko ageze imbere ari kwigendamo, aza kubona umuntu ushaka kuyimugurira, akamukubira kabiri, kuyo yayiguze agakuba kabiri. Mbega amahirwe atapfa kubonekerwa mu buzima. Nuko wa mugabo arishima cyane. Umunsi wa wundi wagombaga kuza kuyifata yari buze kuziraho kugira ngo ayifate, ubundi ayitwara amuhereza n'amafaranga, umunsi yagombaga kuza kwishyuraho. Nuko wa mugabo arungukiye mu idirishya, ararunguruka, abona ibintu bidasanzwe biri kuba kuri ya modoka, ararunguruka, ngo abona ikintu gitangaje, ikintu kibabaje cyane, ngo abona umwana uri gusharabaga kuri ya modoka. Wa mugabo neza yibaza uko ajya kubigenza ku iyo modoka, yatangiye kuyibarira ku iyo modoka nyiragiye kuza kuyireba, ubundi akamwishyura, kuko arongera kureho irangi, arongera yisige ate ko bigiye kumuhenda. Wa mugabo afatwa n'uburakari bukomeye cyane, ati noneho ndabigenza nde? Akeka ko ari umwana w'umuturanyi uri kumukora ibyo ngibyo kubera ya mashyari nyine y'abaturanyi. Nyine iyo umuntu agiye gukira, mwabyeyi mwe, harya abaturanyi ngo bashobora kugira amashyari. Wa mugabo acyaza umupanga, umuhoro ucyaye uyushyushye cyane, ati noneho nahita amanguranya uyu mwana, abaturanyi bampemukira bigeze aha ngaha koko, abaturanyi. Nuko wa mugabo agufatira wa muhoro ushyushye cyane no kuri ya modoka, atiriwe abaza, reba hirya no hino, akubita wa mwana wa muhoro. Wa mwana ikiganza kimwe kijya ibumoso, ikindi iburyo, nirinze kuvuga mu majyaruguru no mu majyepfo, bya biganza byombi biratatana. Sinirwa nza gukubwira amaraso uburyo yagiye ava, ntago nza kubikubwira kuko nzi ko watangiye gufatwa n'ikiniga. Nawe niba uri umubyeyi uzi agaciro k'umwana, uzi imvune y'umwana, uzi agahinda, amarira y'umwana, urumva ko amarira yatangiye gutonyaga ndetse n'amaraso byose biri aha ngaha. Nuko wa mwana atangira kurira, urumva nawe ibiganza bibiri, kimwe kigiye mu majyaruguru ikindi mu majyepfo, urumva ko ari ibintu bibabaje. Wa mwana atangira kurira, atangiye kurira, wa papa nibwo yatangiye kumva ijwi, yumva ari ijwi ry'umwana w'imfura. Neza afatwa n'ikiniga, atangira ararira, koko mana we, narizi ko ari umwana w'umuturanyi, none n'umwana wanjye. Wa mubyeyi agira agahinda noneho gakomeye cyane, kuki ari umuturanyi wakwica we. Ako kanya ngo ahita afata imodoka akamushyiramo, amaze kumushyiramo no kwa muganga ajya kumuvuza, amusiga nyine kwa muganga bari kumuvuza, bari kumwitaho n'ikiniga n'amarira, ariko acunze ko agaruka avana bwangu kugira ngo yakire n'aya mafaranga, yibuza asige na ka karangi aho kagombaga kuba kari, yibuza arebe ko ya mafaranga bayamusubiza yose, kwa gukuba kabiri bamwemereye. Ategereje nyine umuguzi, ngo amaze kugeza umuhungu we w'imfura kwa muganga, bari kumuvura nyine ibikomere yagize, ndoze kumbaza aho bya biganza aza kubiteranyiriza, kimwe gikura amajyepfo ikindi majyaruguru, uburyo biteranya, ibyo ntuhita ubimbaza. Gusa icyagaragaye, avuye kwa muganga, avuye kuvuza umwana, yamusize kwa muganga, noneho naje kugurisha ya modoka. Mwageze kuri ya modoka, noneho arajya yitegereza, yongera aritegereza, ngo asanga ikintu kibabaje cyane kandi gikomeye. Mubyeyi nawe urahita urira noneho, ngo asanga ngo inyandiko ya wa mwana yari kwandika kuri ya modoka, ngo yari kwandika ngo Father, I love you so much. Papa, ndagukunda cyane. You are number one. Nguri nimero ya mbere mu. Aho ntiyahakomeje neza, nawe uze guhakomeza. Uwo mwana ati ndagukunda papa, uri uwa mbere. Bishatse kuvuga bishoke ko yari no gukomeza avuye kwa muganga, ngaho fora ijambo yari gushyiraho avuye kwa muganga. Uwo mwana yashobora no gushyiraho ati uri uwa mbere mu bugome ntawamenya, ariko mbere icyo yatekerezaga bishoke ko avugaga ati uri uwa mbere umubyeyi, uri uwa mbere number one, ndagukunda. Neza papa we abonye ya magambo ati ndagukunda papa, uri uwa mbere, noneho araturika, ararira n'ikiniga cyinshi.
nanone bishoboke ko akiri kurira, ntuze kumbaza uburyo azahora, uburyo azajya guhoza wa mwana, niba ya modoka azaba akigurishije. Ibyo ntuhite ubimbaza, ariko wa mubyeyi we, dusaba inema yo kwihanganira abatugiriye nabi, kwihanganira ibigeragezo, kwihanganira urumamfu kugeza mu isarura. Amen. Tujya gusoreza ku bintu bitatu biza kongera kugufasha nawe kureba uburyo ukunda ibintu kurusha abantu, uburyo uburakari n'umujinya bishobora gutuma uhindura pozisiyo urimo nziza, neza byose ukabura bivanze. Icya mbere, abahanga muri psychologie baravuga bati, nivuga igifaransa igira iti dans la colère on n'agit pas, ngo mu gihe cy'uburakari wa mubyeyi, kuko abantu twese turi abantu hari igihe ushobora gufatwa n'uburakari, ngo ntuzagire ikintu ukora, ikiruta ushobora no kwishishekera nko guceceka uri kurebera bya bintu kugira ngo uzabihe umwanzuro ukwiye. Igihe ufashwe n'uburakari, igihe hari uwakurakaje, nyaboneka please ntuzigere wandikira umuntu wanga inyandiko, kuko ushobora kumwandikira nawe ukamutuka ababyeyi ukamuharabika, wazareba ya mvugo wanditse nawe ukicuza uti koko nk'uyu mubyeyi wicuza uti mana, kuko uyu mwana wanjye muhoye iki, ko nkunda, ko yari kwandika ibyiza, kuki njyewe ntamutoreye, kuki njye ntamubabariye, kuki ntamwihanganiye. Koko bishoboke ko umubyeyi azakomeza kurira kubera iki? Umujinya, agahinda, kubera ibintu. Erega ibintu bizashira, hasigara urukundo, hasigara abo bantu bazaguha n'ibintu. Rega iyo umubyeyi akiza kuba adafite uburakari nk'ubu, no kubanza gushishoza karate, hari uyu mwana ndamuhora iki, imodoka iruta uyu mwana. Dans la colère on n'agit pas. Igihe cyose uzaba urakaye, ujye wifata neza, wende kugira ikintu ukora, ibyo bizakurinda kandi bikurengere. Icya kabiri, tugira umutima mwiza muri za communauté zacu, kumenyera gukunda abantu bose dutarobanura, ngo uyu ndamukunda kubera ko ari umuturanyi, uyu nguyu hari icyo azampa, uyu nguyu ni mwene wacu, uyu nguyu dufitanye amasano. Oya, gukunda abantu bose utaranamenya ko ari umwana wawe, ugakunda umuturanyi, ugakunda umubyeyi, ugakunda abantu bose, nta n'umwe urobanuye, gukunda abantu bose. Iyo umugabo akiza gukunda abantu bose, yari no kuvuga ati kose uyu muturanyi reka maze ndebe ikibazo afite, reka mukunde mbere ya byose, aho gufata umuhoro reka muha amahoro. Kandi bikaba inama ya gatatu, inama y'umunsi, ibintu ntibikakwibagize umuntu ukunda abantu, kandi ibintu ntibigakwibagize ubuntu, navuga ubuntu bw'Imana. Ahubwo ujye uzirikana ngo ba bantu bazakugeza ku bintu, nugera ku bintu yewe uzaba uri umuntu mwiza. Nuba ufite abantu, uzaba ufite n'ubwo buntu bw'Imana, kuko Imana ikunda abantu. Nanjye rero mbaranire gukunda abantu b'Imana. Iyo bamenyaga ko iyo wanze abantu aba ari igihombo, kwangana n'igihombo, kuko se kiba tuyemo urwango, tukajya kure y'Imana, tukajya kure y'abavandimwe, tukabishya za communauté zacu kubera urwango rwo mu mutima, kwanga abandi, kwicira abandi mu mitima. Uko rero nawe uyu munsi, inyigisho y'uyu munsi ize kugufasha kongera kureba ahantu hose wagiye ugira ubugome, uruhare rw'ubugome rukurimo uburandure, kugira ngo nunasanga hari ugukorera nabi, ujye ubanza ugishyiremo ubushishozi, uvuga uti harya ubu nkora iki. Nubura icyo gukora, ujye wicecekera, ubanza ubitekerezeho. Bishobora kumara umunsi, iminsi 5, iminsi 10, igihe kirekire ukiri kugenda ubitekerezaho, kugira ngo uzihorere, uzahanire ko, uzakubitire ko. Banza witonde, utegereze, kuko mu bintu Imana ikora habamo kwitonda, gutegereza, gushishoza, kwihangana. Aho niho rero dusoreje ikiganiro cyacu cya gatatu cy'umwiherero wacu, turimo twitegura umunsi mukuru wa Ascension, maze tuzazamuka na Kristo udutegura hano ku isi, Imana idutegura kugira ngo tubashe kuzayisanga mu ijuru, idusukure tukiri hano ku isi, tubane nayo buri munsi, tubana n'abandi buri munsi, dukora neza icyo Imana ishaka buri munsi. Ubwo ubugwaneza bw'uwo munsi bukurange, umuntu mwiza buri munsi, ugende neza mu nzira z'Imana buri munsi, umuntu mwiza. Mwese Imana ibaho umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masomo Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.